twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma uwo muganira ni Prophet David. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kuzuza imbaraga z'umutima cyangwa se kugwiza imbaraga z'umutima. Hanyuma mureke tubanze dusenga Imana, twiragize Imana muri aka kanya kugira ngo idufashe mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, byiringiro bizima, imbaraga z'abakwizera, twongeye kuza imbere yawe, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo dushyigikirwe nawe muri aka kanya. Duhamagaje imbaraga z'ijuru kugira ngo zibane natwe, kandi twinginga ngo umwuka wawe wera aze ashyigikira abantu bawumvira ijambo ryawe, rigira aho ribavana, rigira aho ribashyitsa, hanyuma bongere bagwize imbaraga z'umutima muri bo. Abari babuze imbaraga bongere bazigire, abari batendebukiwe bongere bavaho bari bari kukuri ibyiringiro bizima. Hanyuma nyemerera umwanya rero ubwiza bwawe n'urukundo rwawe bikomeze kuba muri twebwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma rero reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo rivuga kugwiza imbaraga z'umutima, niwo mutwe tugiye kuganiraho. Hanyuma ndabinginga mwese, yaba ari mu bari hano hafi cyangwa se abari kure, yaba ari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, mbasabiye kugwiza imbaraga z'umutima. Hanyuma hano wari uri cyangwa se hano wari wicaye wumva ko ari imbaraga wari ubuze muri wowe, wongere winginga Imana yongere kugwiriza imbaraga z'umutima. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka, hanyuma ni ibice byaho bibiri, turasoma n'umurongo waho wa 40. Haranditse ngo nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuza ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Twakeneza ijambo ry'Imana. Uyu muntu cyangwa se uyu mugaragu w'Imana Bibiri tubwiye, uyu yari Yesu. Uyu Yesu yabyawe n'umubyeyi witwa Mariya. Ntabwo ndibuze kuvuga ku mateka ya Yesu cyane, ariko nguko yari umwana mutoya, uko yagendaga akura, yagendaga agwiza imbaraga z'umutima, hanyuma ngo yuzuzwa n'ubwenge bwinshi, ngo hanyuma ngo ubuntu bw'Imana bwari muri we. Hanyuma ndatangariza umuntu wese waba umurikiranye kugira ngo yuzuzwe nawe imbaraga z'umutima, agwiza imbaraga z'umutima. Uyu Yesu akimara kuvuka, mu kuvuka kwiwe ngo hakize ngo iminsi ngo 18, ngo baramujyanye ngo bamujyana mu nzu y'Imana. Uko imihango ya Biseri yari imeze, ngo bajya gukeba uyu mwana kugera ku myaka ye 12. Ageze imyaka 12 bamujyana i Yerusalemu mu rusengero. Ngo akimara kugerayo, ngo ubwo ababyeyi be bari kumwe baza guhindukira ngo batahe, bagira ngo batanye na Yesu. Ngo naho uyu Yesu ngo yari asigaye ngo i Yerusalemu, asigara mu rusengero. Ngo bagere mu rugo bashakisha umwana baramubura, bamubaze mu baturanyi, babaze nabo bari bajyanye gusenga, barangije baramubura. Uyu Yesu ngo yari asigaye ngo hagati y'abanyabwenge, asigarana n'abanditsi, asigarana n'abatambyi, asigarana n'abantu b'abahanga. Ngo Yesu ngo yicara hagati muri bo, akajya yumva ibyo barimo baravuga. Ngo yarangiza ngo nawe akabasubiza, ngo yabasubiza abantu bagatangarira ubwenge buri muri uyu mwana, bagatangarira uko abasubiza, bakaba ngo mbese uyu ni muntu ki, mbese uyu muntu aturuka hehe, ese uyu muntu avuka he, bitewe n'ubwenge yari afite. Mwibutse neza ko iyo wuzuye ubwenge bw'Imana, uvuga ibyo Imana ishyize muri wowe, ntabwo uvuga wiyoboye, ahubwo uyoborwa n'imbaraga z'Imana. Uyu Yesu warangije ngo mu gihe cyiwe, Bibiliya tubwiye ngo uwo mwana arakura, arangije ngo agwiza imbaraga z'umutima, ngo arangije ngo ubuntu bw'Imana n'ubwenge bw'Imana burangije bubana nawe. Uyu Yesu mu mikurire yiwe yakuranye ubwenge butandukanye n'ubw'abandi, akurana n'imbaraga zitandukanye n'iz'abandi. Ubwo yageraga ahantu yavuga bakamugambanira, ntabwo yegeze akoresha imbaraga zo kwirwanira. Mu yandi magambo, uyu yari afite ubutwari, yari afite n'ubushobozi bwo kugira ibyo acecekesha ahantu hose yari ari.
ariko bitewe n'imbaraga zari ziri muri we ntabwo zamwemereraga kugira ngo ahangane, ahubwo mu guhangana kuwe nuko yasengaga. Mwibutse ko Yesu ni Imana yari iri mu bantu, nubwo yari yambaye umubiri w'abantu, yari Imana nyamana. Bibiliya tubwira ngo uyu Yesu yari Imana inyamana 100%, kandi nanone yari umuntu 100%, ariko ntabwo yemererwaga gukora ibyo abantu bakora, kuko yari afite ubuhanga n'ubugwaneza, kubera ko ubuntu bw'Imana bwari buri we. Cyatumye aza gutura muri twe kwari kugira ngo afate bamwe batari abantu bahinduka abantu. Bibiliya ivuga gute? Yavuga ngo natwe yasanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, aravuga ngo nubwo muri mu ivata ry'ibyaha nimubeho. Ibyo byatewe n'imbaraga yari afite. Misiyo Yesu yari imuzanye kwari kugira ngo afate bamwe bari barabaye bari bafite imitima bajya bita akahebwe, yari yarononekaye. Iyi mitima ntabwo yari izima, ariko kuko Yesu yari Imana yuzuye imbaraga, yageraga kuri bamwe bashakaga kumugirira nabi bitewe n'imbaraga zari ziri muri we, bitewe n'ubwenge bwari buri muri we. Akafata ya mitima ya ibyo avuze bakabitegera amatwi kugeza ageze ku ntego yaragize gute, yari muzanye. Icyo nasabira buri muntu wese uri kumva iri jambo ry'Imana nuko namusabira kurwiza imbaraga z'umutima. Iyo ufite imbaraga z'umutima ntabwo uhanganisha imbaraga z'amagambo, ntabwo uhanganisha imbaraga zo kurwana, ntabwo uhanganisha imbaraga z'amafaranga, ahubwo uhanganisha imbaraga zo kwizera. Haleluya! Yamubwira ngo kuzura imbaraga z'umutima bizanana no kuzura imbaraga z'ubwenge. Iyo tubuze ubwenge ibyo dukora byose birapfa, ariko iyo twuzuye ubwenge bw'Imana ibyo dukora byose bijya mu murongo w'Imana, kuko twabikoranye ubwenge bw'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo uyu mwanya wowe uri muranyumva, waba umumama, waba umupapa, waba umusore, waba umukobwa, saba Imana ikuzuza imbaraga. Nikuzuza imbaraga uzagira aho ugambanirwa, ariko uzahaca, uzakomera, kuko wuzuye imbaraga z'Imana. Niwuzura imbaraga z'Imana uzagera ku bakuroga, ntabwo uzajya guhangana nabo, ahubwo uzahatambuka kubera ko wuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya! Niwuzura imbaraga z'Imana ntabwo uzagera ku bakuvuga ngo nawe uvuge amagambo, ahubwo uzasenga kuko wuzuye imbaraga z'Imana. Reka wibutse ko iyo wuzuye imbaraga z'Imana zijya ziza zigahindura kimwe abantu bakuvuzeho, ziza zigatesha agaciro imigambi y'abana b'abantu ku buzima bwawe. Wibutse ko umugambi w'Imana n'uwo kuguhesha agaciro ahantu utuye. Umugambi w'Imana no gutuma udakorwa n'isoni, umugambi w'Imana no gutuma utamwara, kuko wuzuye imbaraga z'Imana. Ariko iyo wamaze gutakaza imbaraga z'Imana utangira guserera muri karitsiye, utangira guhamwarira, kuko za mbaraga z'Imana zavuye muri wowe n'ubwiza bw'Imana buhita buva muri wowe. Haleluya! Ndagira ngo kuzura imbaraga z'Imana zituma ufatamira imbaraga z'abadayimoni, ugafatamira imbaraga z'abazimu, ugafata imbaraga z'abakurwanyaga. Iyo wuzuye imbaraga z'Imana unesha ibyakuneshaga, barangiza bakagaruka bakakwiyungaho, kuko babonye wuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya! Iyo wuzuye imbaraga z'Imana ni kwa kundi uzacana bari bamaze kukwanzurira dosiye yo kuvuga ngo runaka tugomba kumugirira nabi, ariko kuko wuzuye imbaraga z'Imana babona ntacyo zibigutwaye. Ibyo byose urabyumva, warangiza ugakomera ukavuga ngo nirinda imbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana zitesha agaciro za mbaraga z'abana b'abantu. Mwibutse yuko iyo abantu bakuroga bya bindi bijya binayimira bikakugeraho, ariko mu kuzura imbaraga z'Imana bijya binduka expired ku buzima bwawe. Haleluya! Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo uyu uwo mwana arakuragwiza imbaraga z'umutima. Iyo wujuje imbaraga z'umutima wihangana no mu bintu bitari byo kwihanganira. Iyo ufite imbaraga z'umutima utesha agaciro everything ku buzima bwawe. Yazi guca imbaraga, yazi kunaniza, yazi kwereka ko ntacyo ushoboye. Reka nkubwire ngo kuzuza imbaraga z'umutima bituma ushobora, bituma unesha, bituma utsinda. Uyu
mwana ngo arangije yuzuza imbaraga z'umutima, ubwenge bw'Imana buraza buramwuzura. Yagira ahantu bamugambanira akavuga ngo ntabwo namwe ari mwebwe, ahubwo hari imbaraga iri muri mwebwe iri gutuma mungambanira. Akavuga ngo ntabwo nahangana nawe, ndahangana n'imbaraga iri muri wowe ituma ungambanira. Icyo gihe nuko yamaze kugira ubwenge bw'Imana bwuzuye muri we, ahishurirwa ko izatumye agambanirwa. Hari izindi mbaraga zamaze kubereka ko nugambanirwa uri buze kunanirwa, ariko bakavuga ngo cyatumye ungambanira nuko muri wowe harimo iyindi mbaraga. Ndarwana n'iyo mbaraga yicaye muri wowe. Nicyo gituma amenya amakuru uko amugambaniye, yarangiza agatuza akaguca akanagusuhuza, yarangiza akakubwira ngo amakuru meze gute, nuko yuzuye imbaraga z'iki? Imbaraga z'Imana. Iyo wuzuye imbaraga z'Imana, ndagira ngo babwira ngo nta kindi kirimo turaganira, nuko uzura imbaraga z'Imana. Igituma abantu bananiwe kwihangana nuko nta mbaraga z'Imana zicaye muri bo, ariko ufite imbaraga z'Imana muri wowe urihangana. Iyo wagize kwihangana, icyo ugambiriye kugeraho ukigeraho. Nituzira kwihangana tuzagera mu bwami bw'Imana. Nta cyaduciye intege, nta cyaduciye imbaraga, ariko nubura kwihangana bazakuvuga uburenga ibyo ku murimo w'Imana bivuyemo, kuko wabuze za mbaraga z'umutima. Iyo wabuze imbaraga z'umutima ukumva abantu barakugambaniye, iyo wasengaga akamutangira gusenga rimwe, icyo gihe ijuru naryo uzajya uzanesha, uzatesha agaciro buri kintu cyose uvugwaho, buri kintu cyose bagutongeraho, buri kintu cyose bakwatiraho cyakagombye kugukura mu mugambi w'Imana. Icyo ngicyo uzagifata nk'ikitariho. Iyo twamaze kwisobanukirwa tukamenya ko muri twe hicaye n'indi mbaraga, iyo mbaraga yicaye muri twebwe ni ya yindi itagitwemerera kugenda nk'uko ab'isi bagenda. Iyo mbaraga ntabwo itwemerera kumera nk'abanyamahanga. Aba banyamahanga ntugire ngo ni abo muri Amerika nibo navuga, cyangwa se ni aba Dubayi nibo navuga. Aba banyamahanga ni abantu batacebwe, batamenye Imana. Reka kugira ngo nuba uri no mu murimo w'Imana ugahura n'abakuvuga baracyari abanyamahanga, kuko dufite abantu bagaragara ko bakijwe ariko batarakijijwe. Ni abanyamahanga bamaze kugera mu z'Imana. Abagabo n'uzajya kuvuga ngo baseseye rwihishwa, barangije baza bicara muri twebwe, kuko umukristo nyamukristo ufite imbaraga z'Imana ntabwo agambanira mwene se, kuko uwo dukorera n'umwe ni nawe uzaduhemba. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo ariko uko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Aravuga ngo icyo nzi cyo nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Nuko bamaze kumenya uwo ari we, bakamenya n'uwo bakorera, bakisobanukirwa, bamaze kumenya neza ko uwo bakorera ari wo bazasa nawe. Ikintu cyose ukora ugomba gusa nacyo. Iyo ufite imbaraga z'Imana usa n'Imana. Nicyo gituma biri tuvuga ngo twebwe turi Imana ntoya. Pawulo yavuze ijambo rikomeye ubwo yabwiraga Abefeso mu bice byabo bibiri ukamanuka ku murongo wa 2 hasi. Arababwira ngo nicyo gituma Kristo yatuzuranye nawe, ngo Imana yatuzuranye na Kristo, ngirangije ngitwicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kubera za mbaraga z'Imana ziba muri twebwe. Iyo turi hano mu isi tuba twibereye no mu ijuru, tuba dukontororwa n'ijuru, tukayoborwa n'ijuru, kuko dufite imbaraga z'iki? Imbaraga z'Imana. Uyu mwana wakuza kuzura imbaraga z'umutima ntabwo azigera ahura n'ikintu kimuca intege, ntabwo uzamusanga ameze nk'uko ab'isi bameze. Uyu muntu afite uko agenda, uyu muntu afite uko avuga. Bibiliya tubwira ngo abo bantu tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mu gihe abantu bananiwe kwihanganira ibibagerageza, Imana ifashe sinije mu ijambo ryo kwihangana, kubera ko kwihangana ni ikindi cyigisho tuzaganiraho. Kuko iyo wuzuye imbaraga z'Imana ni nabwo uba wuzuye imbaraga zo kwihangana. Kuko iyo umuntu yagize kwihangana ariko kunesha, ariko udafite kwihangana uratsindwa, uraneshwa. Reka dusome irindi jambo ry'Imana dusanga muri Luka n'ubundi igice cyaho cya mbere umurongo wa 80. Haravuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza ku munsi yerekewemo Abisiraheli. Twakirereza ijambo ry'Imana. Uyu mwana ngo yarakuze, yari Yohana Bibiliya itubwira. Uyu mwana ngo yarakuze, agwiza imbaraga z'umutima, ariko akomeza mu butayu, akomeza gusenga. Aravuga ngo nubwo ndi guhanura ariko ntabwo bituma
arasenga aravuga ngo ndacyakomeje kuba mu butayu bwo gusenga. Icyatumye Yesu ajya mu butayu, yajyaga mu butayu agiye gusaba imbaraga ngo Mana nyongerera izindi mbaraga. Yohana nawe arayisobanukirwa aravuga ngo uyu munsi nabwirije amateraniro ibi bitangaza byakoretse, impumyi zarebye, ibirema byagurutse, ariko avuga ngo ndacyagumye mu butayu kugeza ku munsi nzareba ubwiza bw'Imana, kugeza ku munsi zerekerwa nk'Abisiraheli. Ngo arangije ngo agwizize imbaraga ariko agomeza gusenga. Ndagira ngo mbwire abantu barimo banyumva, nimugwize imbaraga z'umutima mugomeze gusenga. Ibibaca intege birahari ni byinshi. Pawulo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi mu nzira y'umukiranutsi. Mwibutse ko ntabwo yavuze mu nzira y'abanyabyaha, yavuze mu nzira y'umukiranutsi. Hari n'ibyago, hari n'amakuba menshi, ariko ngo Uwiteka azadukiza muri ibyo byose. Icy'ingenzi ni uko tumara gusobanukirwa ko dufite izi mbaraga zituma tunesha. Iyo wasabye urahabwa. Ndagira ngo ubwire ngo wowe niukomeze usenge, ubwire Imana ngo ndakwigeze shyigikira mu rugendo natangiye, nkeneye gushyigikirwa nawe, nkeneye kwambara imbaraga ziturika iwawe, nkeneye guhinduka icyaremwe gishya, nkeneye kunesha, kuko ibiguca intege biracyahari, ibikurwanya biracyahari, ibiguhagurukiye biracyahari. Ariko ibyo byose nusaba imbaraga uzazihabwa, ibyo byose uzabinyuramo kubwo gusenga, ibyo byose uzabicamo kubwo gusenga. Oh haleluya. Ndagira ngo babwire ngo uyu mwana yarakuze ngagwiza imbaraga z'umutima, aragira avuga ngo aguma mu butayu ngo kugeza ku munsi yerekewemo Abisiraheli. Bibiliya iravuga ngo n'ufite ajya amera nk'udafite, n'ugize icyaza ajya amera nk'utagize icyaza. Igitumye abantu benshi bayobeje ubuntu bw'Imana, batakaje agakiza, batakaje bayobye, bakayobya n'abandi, nuko bamaze kumva ko ari ibyo bamenye, bamaze kumenya ko ari ibyo bamenye, batangira kubivangavanga. Ariko umaze kumva ko ari ibyo umenye, jya unywera nk'utagize ikintu uramenya, kuko wamaze kumva ko ari icyo wamenye. Aho niho kugwa kwawe kwagereye, niho kwatangiriye. Ariko numva ko ari ibyo wamenye, ukumva ko ari ibyo utaranamenya, ugomba guhora ushakisha izindi mbaraga zituma uyishyurirwa n'ibyo utaramenya, kugira ngo ubishyurirwe, kugira ngo n'ibyo utarageraho nabyo bigereho. Igituma twambara izi mbaraga rero nuko tuzi ko ari byo tutarageraho dushaka kugeraho. Ikindi turacyambaye umwambaro w'urugamba. Iyo tutarava mu mubiri tuhora dufite intambara nyinshi zitugose. Nicyo gituma Pawulo avuze ngo ndasiganirwa aho dutegekwa, kuko tucyambaye umwambaro w'urugamba. Rero turabwo turasiganirwa kugera ku cyo Kristo yadufatiye, kuko tutarakigeraho. Rero turacyasaba izo mbaraga zo kukigeraho. Haleluya. Ndacyasaba izo mbaraga zo kugera ku cyo Kristo yadufatiye, icyo Kristo yadusigiye, icyo Kristo ashaka. Rero nuko tugwiza izi mbaraga z'umutima, kugira ngo izi mbaraga zitume tubasha kugera ku byo tutarageraho. Waba uri mu gihugu cy'u Rwanda urimo uranyumva, cyangwa se waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda urimo uranyumva, nta kindi nagusabira, nta n'ikindi nakwifuriza. Icyo nkwifurije ni ukugwiza imbaraga z'umutima, icyo nkwifurije ni ugutunga Yesu muri wowe, icyo nkwifurije ni ugukomera aho wari ukwiriye gukomerera, aho udakwiriye gukomerera. Kuko ibyago byo ni byinshi, n'intambara ziracyari nyinshi. Kuko iyo ukize intambara imwe uhura n'intambara ya kabiri. Ariko iyo wagwije za mbaraga z'umutima, bituma utananirwa muri wowe, bituma utarambirwa muri wowe, bituma utareba inyuma, kuko wamaze kugwiza imbaraga z'umutima. Mwibutse ko iyo wamaze gutakaza imbaraga z'umutima, utangira kureba ku ruhande, utangira kureba inyuma, ugatangira kureba ibyo wasize, ugatangira kuvuga ngo nagenda nka burya, ugatangira kuvuga ngo namera nk'abandi. Ubwo wamaze gutakaza imbaraga z'umutima muri wowe. Ariko uyifite imbaraga z'umutima muri wowe, ugenda utumbiriye Kristo wenyine. Ntabwo ureba ibyo ku ruhande, ntabwo ureba ibiti, nta nubwo usubiza amaso ku byahise inyuma yawe, ahubwo utumbira ibiri imbere yawe. Gutumbira ibiri imbere yawe rero ni ukureba ku musaraba. Iyo wamaze kureba ku musaraba, umera nka Pawulo yavuze ijambo rikomeye. Arangije arasenga, arimo arasenga, avuga amagambo akomeye cyane. Ageze hariya muri Pawulo mu bice byaho, arimo yageze mu itorero ry'i Filadelfiya, ubwo arimo yandikira Timoteyo. Aragira ngo Timoteyo mwana wanjye,
arangije arimo aramutuma haba ngo wowe igihe uri mu iteraniro ry'abandi ntukajye ujya impaka n'abandi. mbese yari arimo aramuhugura atayakubwira uko azajya agenda muri iryo torero, atangira kumuha amabwiriza haba ngo igihe cyose uzaba uri kumwe n'abandi ugatangira kubona imbaraga zabo, ujye wegera n'abakuru baze bakugira inama, mutangire musenge mwumve ko za mbaraga mwe zanyu zari zirangiriye, hari ushobora kuza kongera kwambika imbaraga. ariko ikintu gituma muri twebwe tutagira za mbaraga ni ukuba ko tutagomba kugisha inama abantu, ahubwo kumva ko ibyawe byonyine ari byo biguhagije. rero ibyawe ntabwo biguhagije. Bibiliya ivuga ngo icyuma gityaza ikindi, niko natwe dukwiriye gutyazanya kugira ngo tubashe kugera aho dukwiriye kugera. nuko ibyawe n'ibyanjye tubihuriza hamwe bizatuma tutananirwa. ariko numara kumva ko ibyawe ari byo biguhagije, icyo gihe wamaze kumva ko iby'abandi ntacyo bikumariye. ariko numara kumva ko wowe ibyawe bitaguhagije, ugomba gukenera n'iby'abandi, uzagera kure. ndagira ngo dusenge Imana. icyifuzo tujya gusengera ni iki? tujya gusengera icyifuzo kivuga ngo Mana, dukeneye kugwiza imbaraga z'umutima. iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima ntabwo tugenda nk'uko abisi bagenda. iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima twihanganira ibitugerageza. iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima ntabwo ducika intege. iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima ntabwo tuyoba. ahubwo iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima tumenya ko imbere yacu hakiri urundi rugamba, aho urwo rugamba tugomba kurunyuramo ari uko dufite iki? dufite izo mbaraga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri ibyiringiro bizima. Bibiliya tubwiye ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. natwe dukeneye kugwiza imbaraga z'umutima. ababyeyi bakeneye kugwiza imbaraga z'umutima. abagabo bakeneye kugwiza imbaraga z'umutima. abasore n'abakobwa bakeneye kugwiza imbaraga z'umutima. iyo twagwishije imbaraga z'umutima twihanganira ibitugerageza. iyo twagwishije imbaraga z'umutima ntabwo duhanga amaso ku by'isi. iyo twagwishije imbaraga z'umutima dushaka ubutunzi bw'ijuru. iyo tumaze kugwiza imbaraga z'umutima tumenya ko muri isi atari iwacu. iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima tumenya ko iwacu ari mu ijuru. iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima dutakaza iby'ahano mu isi, ahubwo tugakumbura iby'ijuru. nkeneye Mwami ko uyu mwana wamanurira imbaraga ababyeyi, ukazimanurira abagabo, ukazimanurira abasore, ukazimanurira abakobwa, ukazimanurira igihugu cy'u Rwanda, ukakimanurira imbaraga z'amahanga. izo mbaraga zose bakamenya ko zihari. izo mbaraga bakamenya ko zikora. izo mbaraga ntabwo zitangwa n'ibiryo turya. izo mbaraga zitangwa na Data wa twese. biravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. dusabye imbaraga ngo z'umwuka wera zitumanukire. nizitumanukira turongera dukomere, turongera twambuke, turongera tugubwe neza. erega n'indwara zizakira kuko dufite imbaraga. erega n'ibirema bizahaguruka kuko twuzuye imbaraga z'umwuka wera. erega tuzasengera abarwayi bakire. erega tuzategeka mu butware bw'ijuru bizakunda kuko twamaze kumanukirwa n'imbaraga z'ijuru. ngo tumanurire imbaraga Mwami, tugwirize imbaraga, dukomeze, tubashishe kuko uri ibyiringiro bizima. urakoze kuko Imana mva gusenga. ibyo byose tubyize ko Imana ibikora mu izina rya Kristo Yesu umwami w'abami. amen, amen. Shalom.